Ukigera mu mudugudu wa Gasiza akagari ka Nyamabuye mu murenge wa Byumba w'akarere ka Gicumbi usanga amapoto amwe yaraguye ndetse n'insinga zararambaraye hasi. Abaturage baganiriye na ATV basobanuye uko byagenze kugira ngo bibe bimeze gutya nyuma y'umuyaga wahushye ari mwinshi. Iyi ngiyi yakatse ndi kumva ndi hara munsi y'urugo hariya mbona kiramanutse kituye hano gutya. Cyari cyagiye no mu nzira nuko bakeguye bakagishyira hagana haraguru kugira ngo abantu bajye babona uko banyuraho. Umuyaga waraje urahuha mbona arituye, umuriro ubu ntawo dufite ntituri gucana. Hamushize nk'iminsi ingahe? 3. Imvura yari imaze kugwa se? Imvura ntabwo ari yakaguye, umuyaga wamanje kuza. Urahuha ipoto bino ritarigwa n'andi yarahirya ayisagwa. Habandi umuyaga mwinshi urangize uhise imvura nayo iragwa y'amahindu nibwo byagiye bigwaho bibona yaguye ndi kuyirebera rwose mpagaze munsi y'urugo hariya rwanjye. Nindi mukanya ibiraguye nayo. Impungenge ni zose ku baturage ba Gasiza zo kubiza insinga zakwibwa n'abajura cyangwa se abana bakaba bazikinaho bagafatwa n'umuriro ngo none nibagisinzira. Noneho rero reba nizi singa zihari. Ubu zibuze rumwe twari dufite insinga leta yaduhaye zikomeye. Nabwo ipoto yaraguye baraza barazitwara. Ubu rero nizi ngize dufite impungenge yuko nazo ubu na mapoto 5 uhera kuri iyi ngiyi iya kabiri nirgiriya mu mubandi hari izindi zagiye zigwa kubera umuyaga. Irakabije aho dufite ikibazo cyane kubera ko dufite ikibazo cy'uko nta muriro bafite kandi biri hasi n'abana ingaruka. Umwana ashobora kuza akabona nacyo akahiye umuruka mwotsi n'ibi bisinga kandi abajura bari bakabyiba abaturage bashaka guhura n'ikibazo cy'ukuntu bazitwaye. Ni ikibazo inzego z'ibanze bavuga ko bakizi bityo bagasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ishami rya Gicumbi kubafasha bakongera guhanika izi nsinga. Abantu mwe mu ubuvugizi izi singa zibuze twazizira kandi ubu nta nubwo ducana ubu n'abacana babaye nk'abari mu buhome nta kujya mu nzu n'ubutoroshi niki. Ubwo rwose abayobozi nabo bakavuga ati ntago twajya gucukura ngo dushyiramo amapoto REG itari yamanuka ngo irebe ibyabo byangiritse. Ubu rero ni ikibazo dufite rwose ni mutubarize uko byagenda. Baze badufashe baduha umuriro kumeze neza aho kugira ngo bajye bafata ibintu kuguma kuryama hasanga. Ntatumaramo kubeka tuzira gusa kandi ibintu byarashize byaraje. Rero mu gishanga hirya hose byaraguye amuturage umerewe neza. Ubu abatanaryamye kubera ikibazo cy'abajura n'ikibazo. Video utera impungenge se urabona ntibyateragise izi singa se abajura babandi bibabariye ubwo ntibaza bakazitwara barari rondo ubu ntibajyama ubwo nibaze babyegure nabo babungabunga umutekano w'amasinga yabo. Twashatse kumenya niba ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ishami rya Gicumbi kizi iki kibazo maze inshuro zose twahamagaye umuyobozi wacu Ngendayo Chris Roge niyitaba gusa mu butumwa bugufi yaduhaye yatubwiye ko ari muri konje twazamuvugisha tariki 20 gusa tubwira ko ari icyo baba bagiye gukora. Ubu ntabwo ndimo kuboneka kandi muri konje twavugana nko guhera tariki 20 z'ukwa 11 ahubwo ndababwira bahagere barebe ko izo nsinga zakosorwa mu gihe gishakishwa igisubizo kirambye. Mwamana imirimo y'umuturage ufite iki kibazo kubyadufasha kuhagera byoroshye. Kuba insinga zagwa zikamara ibyumweru bibiri ziryamye hasi nibyo bitera impungenge abaturage ko zaba zakwibwana cyane ko muri aka karere hagiye hagaragara ubujura bw'insinga z'amashanyarazi butandukanye bityo bagasanga zajya zihita zegurwa mu kurinda guha icyuho ubwo bujura. Ivan Damascene Iradukunda, ATV Igasiza mu karere ka Gicumbi. Amahirwe impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho ayo yo ntagucike kuko igihe niki ngo utunge diplome ihamye ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali
ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0780 19 74 88 na 0786 39 47 36 na 0782 75 67 92 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.